Welcome again to our YouTube channel. Murakaza neza. Turi hano mwari mudukumbuye. Oya. Bari badukumbuye. I know that. Ndabizi ko bari badukumbuye ko duhora dufite ibintu byiza. Muratubona? Yes. Aha ni he? None aha ni he? Aha ni. Mwatubonye rero ahantu turi. Ntabwo tuvuga byinshi, amaso araba. Wakanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Uyu munsi twabagereye iyo bweze, twagurutse. Then namwe murafatiraho. Tubafitiye ibintu byiza uyu munsi, ariko reka tubanze tubasuhuze, twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye, mu mpande zose z'isi, mu gihugu icyo ari cyo cyose waba urimo, wumve ko tuguhaye ikaze kuri With the Sisters. Welcome. So uyu munsi twahisemo kubatembereza ahantu hari ibintu byiza. Umuntu uri muri Canada wese, no hanze ya Canada, Yeah, of course. no hanze ya Canada, ibi bintu mureba ahangaha bigerayo. Aha ni herero, Aha ni none aha ahantu turi murahabona ibintu byiza bishayininga bicanye ku maso. Ibi bintu byiza bibereye ijisho, namwe birababereye. Hari ukuntu umuntu yibaza agashakisha ikintu. Abantu bacu bakwiye ibyiza. Ibi rero rwose nibyo byanyu. Ahantu twarahageze turavuga ntabwo bishoboka ko tugomba kugenda gutyo kubyihererana burya birabujijwe. By'umwihariko hari ibintu byo mu nzu byiza, ikindi biri unique furnitures, ahantu ibintu utasanga ahandi hantu. So hari intebe zo mu nzu, hari ibitanda byiza, amasala amanje, hari amatara, hari batanga serivisi nziza, hari ibya decoration, ibintu byo kudekora mu nzu muri rusange, biriya biti, mbese ibintu byose byo mu nzu, byaba ibijyanye n'imitako, byaba ibijyanye na furnitures, ibikoresho byo mu nzu nyine birahari rwose kandi byiza. Tugiye kubatembereza tubereke ni Ihere ijisho, ubundi namwe rwose muzahigerere, muzaze mwihahire. Ikindi kandi nimuza bazabaha discount. Because of what? With the sisters. Just mention our name. Discount. Yes. Mention our name. They're gonna give you a big discount. Yeah. So reka nimujye kure, reka tubatembereze tubereke ibintu byose bihari. Twagiye. Murabona izi ni zimwe muri sofa bafite, iba ari seti. Urabona ifite table, ifite coffee table, ifite ushaka n'imitako nyine uhita ufatiraho, uhitamo uko ubishaka. Ubwo tukiri mu ntebe, reka duhite dukomerezaho na hano turebe no ku izi zindi. Dore noneho bafite ushaka kugira nk'abantu bagira salo ebyiri, iz'abana n'iz'abantu bakuru. Iyi ni salo ntoya, ushaka kuyishyira muri salo y'abana. Iyi ngiyi aha ni ahantu hafite espace ntoya, abana b'abanyesuku. Abana b'abanyesuku harya babaho? Abana b'abanyesuku babaho. Ubundi iyo ufite size ntoya mu nzu, nyine ushaka kuza ugafatamo size ntoya bitewe nuko aho mu nzu iwawe hangana. Dore rero agatebe k'aba princess. Aka ngaka urabona ko ni gatoya, ariko vraiment kweli urakabona cute. Ndi kubona aga princess kaye ntavuze izina karyi kicaye. Ni gatoya, ni keza, ukarya n'umunyenga. Nawe nyamara ndabona wavamo aga princess keza. Genda aga queen. So nicyo kintu nakunze kuntu nyine bafite udutebe tw'abana. Hari ukuntu muri salo uba ushaka kuhatandukanya salo y'abantu bakuru na salo
y'abana. Look at this one too. This one is cute too. Y'aba king. Yes. Iyi ni iya king. Urayibona? Yeah. Queen yicaye kwa king. Aje kuganiriza umwami. Aka ngaka vraiment c'est joli. Kukarya mu ifoto gafite mu nzu iwawe urabona ko waba uryoshye. C'est la vie. Dore ya style italienne rero. Yeah, this is Italian style. Iyo ifite zino ebyiri ikagira na ya yindi risingo imwe. So iyo rero utayikunze ufata ubwoko bumwe. Ikindi kandi it's really beautiful. Narayibonye ngewe muri salon y'umuntu. Mbona ukuntu ari byiza. Kamemu bitewe naho udekora niwe umenye uko hadekora. Buri wese ahitamo bitewe naho adekora. Kana kabana nako muri salon y'abana rero. Bafite utuntu twiza tw'abana twinshi. Urabona ugafata intebe nini zo muri salon y'abakuru ugafata no tudutebe dutoya two muri salon y'abana. Aba ari sawa cyane. Undi ukagira mu nzu haryoshye cyane. Dore nayo yatara ni ryiza. N'amatara barayacuruza. It's a big store. Ni nini cyane. Ni nini vraiment. Ni rwose. Irimo ibintu byinshi bitandukanye. So intebe rero ni nyinshi ntabwo turi buzifate zose. Ubu turi kubaha sample gusa. Noneho hari ibitanda murabibona. Ibitanda nabyo birahari byiza pe. Dore nk'iki gitanda. Urakibona. Igitanda ni sawa vraiment. Iki gitanda ni kiza kikagira aka night stand. Dresser. Donc murabona ko ibintu biryoshye. Kugira one night stand cyangwa two night stand ukagira iriya chest in case you want it. Cyangwa iyi dresser n'amamiruwari bitewe wowe na choice yawe. Ushobora guhitamo chest cyangwa ntuyihitemo bitewe naho ufite kubishyira uko hangana mu by'ukuri na design yawe. Okay, reka dukomeze. Hano hari ibindi bitanda. Dore nk'iki ngiki, iki ni queen nacyo gifite set yacyo. Na set yacyo hano ko ni ibintu biri beautiful kabisa. Dore ikindi nanone this one iki gifite wood nziza cyane. I love it. Na design nziza vraiment. Dore na set yayo nayo hano. This is a king size. Sorry. Iyi ni c'est joli. Miroir c'est bon. Zizamo ukwiri nanuza. Okay. Twakomeje. This one is a queen. Iyi ni queen na set yayo. It's beautiful too. Wifite n'izintu za muri chambre hari it's cute. Aya bajuru harya. C'est joli. That one. Naka ni keza mana we. Kaga princess ariko kucyaba princess. Rero noneho ndakunda ntuze dresser na chest kurushaho noneho. Ni byiza cyane. Birasa neza vraiment. Dore iriya miroir nayo. Na miroir muze tubaye. Byose birahari. Ugasohoke mu nzu iwawe utirebye. Dore abashaka intumwa za Yesu like ntukaryame mu gitanda kidafite amatara chérie. Si nk'ibyo byose rata. Mujye muryama mu gitanda gifite amatara kirare kibacanira kibazengurukane. Kibazengurukane kibumvisha umunyenga. Kibatembereza ahantu hose. Can you imagine uryamye ahantu hacanye kandi aya matara agenda ahindura kurera. Ugenda ushiraho kurera ushaka. Reba iyo ntuzayo iyi dress ariko naka night stand it's cute. Joli. Nimutaza ngo muhahe ibi bintu ngewe rwose birambabaza. Ubu ni gute amafaranga yanyu mwayajyana ahandi? Se ni gute bataza? Urumva ahubwo wabyimagine ahubwo nuko mutari mubizi. Ahubwo nyine ubundi ahubwo twari twaratinze. Dore handi twari twaberetse rero. Oh no. Dore utu ni udutebe tw'abana. Iyi ni salon y'abana. Dore ikindi gitanda murakibona. Dore ikindi murakibona. Hari ibitanda byinshi ntago byose ntago Look at this design here. I love it. No design. Hano ukahatereka umutako. C'est joli.
Yeah, that's beautiful. tu design twiza vraiment cyane. N'ibiciro kandi hari negotiation room, so muzaze mwebwe muvuge ngo with the sisters mwabaye referred by with the sisters, ibintu bizacamo neza cyane. Exactly. Okay, ubu tujye muri dining side, dining cyangwa nizo zikurikiraho buriya. Okay, dining sounds good. Yeah, nariya tablo ni sawa. Look how big it is. so hariya hari side nini irimo intebe nyinshi cyane. Utu rero ni utu gift baha abakiriya babo. iyo uguze baguhereza aka gift hano, umutako uhitamo ushaka. harimo byinshi batangamo gift. iyo uguze rwose ntabwo utahira ibyo waguze gusa, bakwihera n'ibindi by'ubuntu. Customer service ni nziza cyane. Umva iyo aha niho umuntu agera kumva ko umukiriya ari umwami koko. iyo rwose twabyumvaga mu makuru. ndi umuhamya wo kuyivuga iyo ngiye. This is beautiful. I know. urareba di iyo niyo kuri entrance. Yes. Iba beautiful cyane kuri entrance. Ukinjira mu nzu nyine urashobora gucana itara from here. cyangwa ukagira amakurere atandukanye. Hari n'izigira music. Na music. Iyo ngiye ifite music ndabibona. C'est joli. Look at your entrance. Ufite this beautiful console. Urabona ko byaba biryoshye cyane. Harimo utuntu twinshi twa decoration. Amasaha meza. Inzu. Pardon? D'accord. Aha twageze muri dining rero. What a beautiful dining. Umva, nimba ukeneye guhindura mu nzu iwawe, ndakwinginze uzaze hano hantu. Kuko ntabwo byose turi bubyerekane, ni byinshi cyane. Ubu ni sample turi kuba. Murabibona kuntu ari hanini. Dore na turiya tubati. Izi ntebe ni nziza urazibona. Ushaka dining ifite na look, izi ni za zindi zifite armchair ebyiri. So iyi ni noneho 6 isanzwe. Iyi table urayongera cyangwa ukayigabanya. Mo hano hagati ushaka kuyigabanya cyangwa ukayongera. Ifite intebe 8. Wow. Antuka ni nziza pe. Look at this design, nka zimwe z'abami. Noneho tuno tubati natwo tubigira byiza. Buri dining ifite akabati kayo. Ushaka utwara byose cyangwa ushaka ugatwara icyo wahisemo. Noneho rero bitewe naho bishyira na style ushaka. Akazi gatoya udashaka kuzuza ibintu byinshi mu nzu. Ubundi bagukonseye gufata this design iri circular, ari circular. Biterwa uko ubikunda. Iyi ni yindi izenguruka. Wateguyeho ibyo kurya udashaka gukomeza uhaguruka. Ukajya uzenguruka inyama zikakwizanira isosi, ibirayi. Look at this. Amashaza. Urumva ikintu ikozemo. So iyi ni nziza pe. This is marble. Riyo marble. Iyo marble. Umva ibintu biri hano ni karite mw'abantu. This one is also cute. Ni karite pe. Kanga ni keza pe. There is another one here. Umva ni nyinshi. Ntago twazirangiza zose, ni nyinshi cyane. Mention with the sisters and you get a beautiful discount. Noneho rero dore aho tutari bubereke. Hariya ni hanini cyane. Look at this. Ushobora waryama under the tree. No, urabona salo. Ufite salo. Dore salo ngiyi. Ukagira salle à manger. Living room. This is dining room. Igitanda. And the bed. You see? And the tree. Under the tree. La vie est belle. Ibintu bikomeje kuba byiza. Isi iraryoshye we. Nukuri. Dore hariya rero harimo ibintu byinshi. Hariya ntabwo turi bwirirwe tujyamo ko harimo ibintu byinshi cyane. Hariya haruguru
ntabwo twirirwa tujyayo. Tubona ko rwose hagihari hanini cyane. hano rero kuri iyi kote usanga ibintu bashyize muri donc bagabanyije ibiciro cyane biri on sale sale ya indi yanyu. Ushaka amakapeti zirahari baguha salo ukajyana na kapeti. Tuzuminze dore kapeti ziri kure ariko dore urabona ko zirahari pe z'ubwoko bwose ubu ni ntoya inini zose zirahari. Antuka tujye kuri iyi side yindi y'inyuma turebe naho ibihari. Ubundi nababwira iki, ntago tuberetse byose, tuberetse just sample. Kwari kubasogongeza just sample. Hariya rero look at this jori cyo nakaba bebe. Ariko wowe wikundira abana gusa. Nikundira hari iby'abana ni ukuri kw'Imana. None se wowe uri kuvuga ikintu utabonye, reba hariya. What is that? Oh my goodness, so cute. Try to open. I want to see. Nuko ari hatoya nkabona ko ni ifunguro. Look. Nukuri kw'Imana. It's so ubu ninde wavuga ngo no akadesign gafite. None se wakozeho urumva? Yeah. Ahubwo ndikubona muri video bitagaragara uko biri. It's so beautiful in person. Hano hari miruwari rero zikubwira ko uri mwiza. Ariko n'ubundi burya ubusanzwe karimo da. Ndagushimiye ko nyongereye iminsi yo kubaho. Ndagushimiye ko nyongereye iminsi yo kubaho. Hano hari na nkwereka hano hari icyo kunywa. Ibintu bimeze neza hano. None se ntabwo waryama wowe n'umushu mwifashe neza. Ntabwo waryama ngo ubure no kunywa neza. Ibi rero babitangamo gift. Iryo ni ibanga mbana. Nimwarangiza mukavugisha ukuri rwose. Babahamo gift yo muguzi. Look at this. Akabaho utuntu mukunda uyihitiramo. John Walker Chivers. Twinshi tw'ama gift wihitiramo ukavuga uti ngewe nkurikije. Hari umuntu nzi bahaye akareka nkanabera. Hari umuntu nzi bahaye ariko simuvuze. Umuvuzo uzamuvuga ariko ndakabereka. In case mukabonye somewhere, please know that it's from. Mbere nka wa muntu wari uri kuzimiza ngo batamumuvuga akavuga ngo ngo atuzaniye ibintu bishyushye byo muri teremusi by'ibanga. Ubwo ibanga tukaba turaribizi. Hano hari amataburo meza by the way cyane. Ariko se n'iki gihari kitari cyiza. Nukuri kuri iyi side noneho Rio Leather. Aha hari ibintu mva ntago namenye ko mbibabwira. Nabibonye ibintu by'ibwami. Abantu mutabaye ku ngoma y'ibwami rero muze duprofite. Look at this one. Hano tubafitiye ibintu by'ibwami. This is Rio Leather. Niyo wazana iki nta kintu ntibishobora na bana basimbuka mu ntebe. Ntacyo baza babikoraho. Nta kintu babikoraho na gitoye. Kandi nayo ifite two side. Uvuga ngo aha uri kubona no munsi ifite ukaba wategura uko ushaka gutegura n'uko ubishaka. Ugategurira kuri decoration cyangwa se ugategura like this. Yes. Intebe yose ukayigira like this. Kugira ngo abana batayanduza. Bigire ko tubirebe rwose. Voilà. Cyane noneho washaka ugakuraho n'imisego. Ukuraho imisego. Ubundi abana bagasimbuka ko kubafite abahungu nkange rwose mukagubwa neza. Voilà. Bakisanzura. Urabona ubukoze nkaho ufite sale ebyiri kandi kimwe. Donc wategura dimanche. The design is so good. Look. Dimanche abashyitsi baje ugahita ukubitaho decoration. Et voilà. Baribona ko ari sawa. Biraryoha n'utuntu two gukomeza umuntu ahindagura. Nawe ubwawe niyo waba udafite abashyitsi. I'm telling you birakuryohera. Hari igihe ufata intebe ukazipanga ejo ugahindura igitanda ejo ukagicurika ukagicurangura. Njyewe ubwo burwayi ninjye ubwifitiye kugira ngo ubone ko hari icyahindutse mu nzu. Iyo uhinduye akantu ubona ibintu nyine hari ikindi kintu cyabaye. Umva utuntu duhari two ni twinshi tw'ubwenge. N'agatanda k'abana. Ariko utu dutanda ko tundisha umutima. Look at this.
my Ashley on this bed. Hari n'utuberso by the way, ushaka agatanda na berso, dore ibitanda biracyahari, mana yanjye ntago bishira, ni byinshi cyane. Dore ni ukuri nkaka kari ubundi kuza hano ujya kwireturuva inzu yose wayihinduye mbese niyo waba utari ready kugura rwose, come just visit, uzataha wumva umeze neza. Njyewe ni therapy vraiment birandyohera no kuziga. Ndazi abantu benshi bakunda guhindura mu nzu, ariko akibaza ngo ubundi se ningura ibi, wenda nari mfite umukara w'izi ntebe, wenda ngura umweru, kandi ugasanga style ni ya design. None ubonye uburyo ushobora kuba ufite ibintu bibiri inyuma, ni tuberetse design zidasanzwe zigezweho, ubundi muzaze muhindure mu nzu hanye, muze mushyiremo ibintu bishyashya. Baranabafinansa by the way. Iyo udafite cash, iyo udafite yose baragufinansa. Apushuri ngwino were kutundi dutebe mana tw'abana. Wowe rwose ubundi ugomba, ndabona wakagombye no kugira inzu y'abana ubundi. Ubwo no kugira inzu ebyiri muri imwe. Inzu ebyiri. Look at this, mana we, n'agatebe k'abakingi n'abakwini. Nuko hari ibintu iyi noza, ariko urabona deja utu n'udutebe dutoya two muri salo y'abana. Reba kanoshe mana we do. Oh my goodness, akashinari n'akarege. Look at this design guys. Kararyoshye. Umva, reka turekera. Reka tubareke muzaze mwihahire. Ikindi, umuntu ushaka gutuma online, turabashyiriraho website yabo, turabashyiriraho na nimero, nimushaka guhamagara muzahamagare, barabadelivera. Ibintu byiza nta handi wabisanga uretse muri Palace Furniture.